Muraho turabamenyesha ko kubera ihuriro mpuzamahanga ry'abahamya ba Yehova rizabera muri Stade Amahoro kuva tariki 8 kugera tariki 10 Kanama umwaka 2025, imihanda ijya ndetse n'izenguruka stade izaba ikoreshwa cyane n'abitabiriye iyo nama mu masaha ya mu gitondo ndetse na nimugoroba. Turasaba abantu bakoresha iyo mihanda kwihanganira ubwiyongere bw'ibinyabiziga bushobora kugaragara muri ayo masaha. Abapolisi bazaba bahari kugira ngo babayobore. Ugize ikibazo wahamagara kuri izi nimero. None se wamenye ukuri ute? Nyuma ya jenoside nagiye kuba kwa masenge kandi we n'umuryango we barabahamya ba Yehova. Ubwo rero nahise ntangira kwigana Bibiliya nabo. Icyo gihe nize igitabo Ushobora. Muri icyo gitabo hari harimo ifoto y'umupadiri uhumugisha abantu bari mu rusengero, yarangiza akajya guhumugisha itsinda ry'abasirikare bagiye ku rugamba. Niki ubwami bw'Imana buzakora? Yesu yigishije abigishwa be gusenga basaba ko ubwami bw'Imana buza. Yarazi ko ibintu bibi bibera ku isi bitari bihuje n'iby'Imana ishaka, kandi ko ubwami bwayo ari bwo bwonyine bwashoboraga gukemura ibibazo byose biri ku isi. None se niki ubwami bw'Imana buzakora? Ibintu ubwami bw'Imana bwamaze gukora. Mu ngingo ibanza twasuzumye ibimenyetso Yesu yatanze. Ibyo bimenyetso byagaragaje neza ko ubwami bw'Imana bwashyizweho mu ijuru kandi ko Yesu ari umwami wabwo. Bibiliya ivuga ko igihe Yesu yari kuba amaze kuba umwami, yari kwirukana Satani n'abadayimoni be mu ijuru. Ubu bakorera hano ku isi. Niyo mpamvu ibintu byarushijeho kuzamba kuva mu mwaka w'1914. Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7 n'umurongo w'9. Nubwo ku isi ibintu birushaho kuba bibi, hari icyo Yesu umwami w'ubwami bw'Imana yakoze kugira ngo afashe abantu. Nk'uko yari yarabihanuye, yashyizeho gahunda yo kwigisha abantu Bibiliya, bituma bamenya amahame y'Imana kandi bayashyira mu bikorwa mu mibereho yabo ya buri munsi. Abantu babarirwa muri za miliyoni bamenye uko bashyira mu gaciro ku bijyanye n'akazi, bagira imibereho ishimishije mu muryango, kandi bamenye uko bakwirinda kuba imbata z'ubutunzi. Ibyo bibagirira akamaro muri iki gihe, kandi bigatuma buzuza ibisabwa abakwiriye kuba abayoboke b'ubwami bw'Imana. Niki ubwami bw'Imana buzakora? Nubwo Yesu yatangiye gutegekera mu ijuru, ubutegetsi bw'abantu buracyategeka isi. Icyakora Imana yahaye Yesu ububasha bwo gutegeka hagati y'abanzi be. Zaburi y'110 umurongo wa 2. Vuba aha Yesu azarimbura abamurwanya bose, maze arokora abantu bose bumvira Imana. Icyo gihe ubwami bw'Imana buzakora ibintu bikurikira. Buzarimbura idini ry'ikinyoma. Amadini yigishije abantu ibinyoma ku byerekeye Imana kandi akabakandamiza azavaho. Bibiliya yigereranya ayo madini y'ikinyoma n'indaya. Irimbuka ry'ayo madini rizatungura benshi. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 15 n'uwa 16. Buzavanaho ubutegetsi bw'abantu. Ubwami bw'Imana buzakuraho ubutegetsi bwose bw'abantu. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 15, uwa 17 n'uwa 18. Buzakuraho abantu babi. None se bizagendekera bita abantu banze kumvira Imana bagakomeza gukora ibibi? Mu Migani igice cya 2 umurongo wa 22 havuga ko ababi bazakurwa mu isi. Buzarimbura Satani n'abadayimoni be. Satani n'abadayimoni be ntibazongera kuyobya amahanga. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 3 n'umurongo w'10. None si ibi bintu tumaze kuvuga bizamarira icyo abayoboke b'ubwami bw'Imana? Ibintu ubwami bw'Imana buzakorera abantu. Yesu ni umwami utegekera mu ijuru. Ubwo rero afite ubushobozi bwo gukora ibyiza kurusha undi mutegetsi w'isi uwo ari we wese. Azafatanya gutegeka n'abantu 144 bavanywe mu isi. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo w'9 n'uw'10 n'igice cya 14 umurongo wa 1 n'uwa 3.
azagenzura ko ibyo Imana ishaka bikorwa hano ku isi. None se n'icyo ubwami bw'Imana buzakorera abazaba batuye ku isi? Buzakuraho indwara n'urupfu. Nta muturage waho uzavuga ati ndarwaye, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Yesaya igice cya 33 umurongo wa 24. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 4. Buzazana amahoro nyakuri n'umutekano. Abana bawe bazagira amahoro menshi, kandi umuntu wese azicara munsi y'umuzabibu we no munsi y'umutini we, kandi ntawe uzabahindisha umushyitsi. Yesaya igice cya 54 umurongo wa 13, Mika igice cya 4 umurongo wa 4. Buzaha abantu akazi gashimishije. Muri Yesaya igice cya 65 umurongo wa 22 n'uwa 23 hagira hati: abo natoranyije bazungukirwa mu buryo bwuzuye n'imirimo y'amaboko yabo, ntibazaruhira ubusa. Buzakemura ikibazo cy'ibidukikije. Muri Yesaya igice cya 35 umurongo wa 1 hagira hati: ubutayu n'akarere katagira amazi bizanezerwa, kandi ikibaya cy'ubutayu kizishima kirabya uburabyo nk'abasereti. Buzigisha abantu icyo bakora kugira ngo bazabeho iteka ryose. Muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 3 hagira hati: ubu ni bwo buzima bw'iteka, bitoze kukumenya wowe Mana y'ukuri yonyine, bamenye n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Imana yifuza ko wazabona iyo migisha. Mu gice gikurikira uzamenya icyo wakora uhereye ubu kugira ngo uzabone iyo migisha uhishiwe mu gihe kizaza. Icyakora nabonye ko abahamya ba Yehova bo bakundana kandi bakagaragaza ubutwari ku buryo baba biteguye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bafashe bagenzi babo.